Haleluya. Haleluya. Satani nibwo agerageza ariko hari imbaraga z'ibyiza Satani. Mukomere Imana wacu. Twaze kuvuga Yesu wapfuye akazuka. Twaze kuvuga Yesu akora ibitangaza. Twaze kuvuga Yesu ahindura ibyanze kuhinduka. Uwo mwami mumukomere amacu menshi cyane. Haleluya. Imana ihindura ibyanze kuhinduka. Mwene data ushobora kuburanga indwara byaranze. Ushobora kubanga ubuzima busanzwe byarananiranye. Uyu munsi tuzanye Yesu ahindura ibyanze kuhinduka mu izina ryanjye ya Yesu. Umuntu twisinyikirizaho kugeza amagingo ni Yesu yatwitangiye. Nta cyana kimwe yagiraga ariko aremera kubambwa kubera ibyaha byacu. Mwakomeye Imana amashyi. Ushobora kurangaho urumogi rwaranze, ubusambanyi bwaranze, inzoga zaranze. Yesu amara inyota. Mukomere amashyi. Amara inyota. Uze kuvuga Yesu atareba ku butwa, atareba ku butusi, atareba ku butu. Mumukomere amashyi atarabanura. Jesus. Nuwo tuze kubabwira atareba umugufi n'umuremure. Haleluya. Twese yaturemye mu isoso rye. Uyu mwami aradukunda. Haleluya. 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 No kuvuga ngo dutangiye igiterane cyacu cyo kurwanya icyitwa ibiyobyabwenge. Muri ibiyobyabwenge bibarimo inzego zitandukanye cyangwa type zitandukanye. Ubu ikiyobyabwenge wari urumogi nirwo tuzi, ariko ikiyobyabwenge uhereye kuri primus, haleluya, kugeza ku kigage n'ubusi bwa bundi bitwa ndambiwe agakiza urutoto rwo mu rugo umunsi ku wundi narwo ni ikiyobyabwenge. Yego tuzanye Yesu akuraho ibyo byose. Yesu arahari ariko tuze kumuvuga mu izina ryande ya Yesu. Ya Yesu.
himbaza umubyeyi wese. Amen.